bakunzi ba Mwami TV. Ubu ngiye gusura umusaza ku gicumbi cy'umuco nyarwanda hano. Mukurikire mwirebere, tugiye kujya mu nzu y'ubugeni y'ubuhanzi nyarwanda. Ibintu ni show, ibintu ni waba. Kurikira Mwami TV. Amahoro. Mwari muri aho. Karibu ku isoko ni ku isoko. Komere cyane. Muraho neza. Murakomeye. Amashyi. Amahoro. Mukomere cyane. Amahoro y'Imana akomeza kubana. Yego. Imana y'u Rwanda ihorane natwe. Komere cyane. Kikayo. Tubategereje igihe. Yego. Mwari muri aho. Twari turi aho ku isoko ni ku isonga, ariko irage rihari rya mbere ni amata. Gahunda yo gusangizanya amata ni umurage wacu, ariko tugira n'amazi y'ikambere yo muri Rwamutara. Rwamutara urahazi? Rwamutara se ni he? Ni hariya muri Samba. Ni muri Samba? Tugira amazi y'ikambere. Aya ni amazi mwakiriza abantu? Y'ikambere. Ubwo rero ni muri uwo mujyo turi kugarura abantu ku murage. Amazi ra? Ni irage rya Mutara. Ni irage rya Mutara. Ryo kuri Samba? Ryo muri Samba. Kambe n'umuntu nkomeza mbe nicaye mbe ninywera kuri irage rya Samba. Nubwo rero turi kubaka uyu murage, ariko duharana yuko tugomba kuwusigasira duhereye munsi mu ngando zawo. Muri urwo rwego rero tukegeranya ibikoresho by'abakuze mbere bitanze bakaharanira umurage kugeza uyu munota, natwe ubwacu ukidukirigita tugaharana yuko wakomeza ukabigukombe. Ubwo rero turi ikambere. Kambe ninywera ku mazi y'Isamba. Iyo ni isoko ya Rwamutara. Ku isoko ya Rwamutara. Hari abantu batazi ibyiza byo mu Ruhango, bigiye bifite ahantu ndangamurage hagiye habarizwa ibintu byagiye bigaragaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse no kugarura isoko y'uko tukwiye kugira ubuntu tugasangizanya amata. Mu bikoresho tugira hano ko bikoresho ndangamurage cyane tugiramo inkoni n'inkuyo. Inkoni n'inkuyo. Kubera yuko isoko yacu y'uyu murage wacu ni amata. Gusangiza aya mata byatangiye muri uyu mwaka, nibwo twatangiye umuhango wo gusangizanya amata. Uyu mwaka wa 2024 turi guheregeza tugeza ku musozo. Yego. Nanakurarikire yuko dufite indi ndasano muri no minsi y'abakurambere. Nta bishya byose n'iby'abakurambere. Iyi ni inkuyo. Inkuyo ni yandi bakoresha ku nka bavuga. Yego. Inka y'Imana. Iyihanagura inka bakagira. Bayihanaguza inka. Iyi ni inkoni. Iyi ni inkuyo. Iyi ni inkoni yayo. Tufite rero undi muhango ejo bundi ku itariki 7 z'ukwa mbere, naho kurarika Abanyarwanda n'amasaka tuzabiba kandi harya buriya batangira kuri baryari mu muco nyarwanda ni uguhera mu kwa mbere tariki ya mbere Mutarama. Iya mbere Mutarama. Ubwo bivuze ngo tuzabiba hariya, dutera imbuto izongera imbere. Wa muco se wa kera wo kubiba abantu bazaga bakabibira abandi bakongera bakabira abandi. Dufite intango hano. Mamufite intango. Tuzaba dufite intango twayigaruye mu ntango. Turagarutse. Intango izaba yagarutse mu ntango. Mu ntangiriro. Noneho dukoresha amasaka n'umuhango tudashaka kwibagirwa w'abakurambere bifashishaga mu guhuriza hamwe imbaraga. Isuka nayo ni ingenzi rero. Isuka ni ingenzi. Abatindi bo bakavuga bati ngo subije ku isuka. Ugira amahirwe wasubiza ku isuka. Isuka yose ni umurimo. Ni umurimo, burya isuka ni umurimo. Kugira Imana. Ubwo rero tariki 7 z'ukwa mbere tufite umuhango ukomeye ku isoko. Aha bahita ku isoko.
turahabaye. Hazaba hari ingeri zose z'abahanzi bose, ababumba, abaririmba, ababoha, abakoma ingoma, abakoma ingobyi. Tugira hano n'isindi. Twubahiriza umushumba cyane kuko iyi niyo bita isindi. Isindi. Niyo yandi bakoreshaga ni umutaka. Ubwo ni umutaka. Twitakira imvura, ukinga imvura. None tukagira n'ibirango bindi by'ibinigi. Turanigiriza buryo twasohotse. Iyo twasohotse buryo ibinigi nabyo ni umutako. Turanigiriza rwose. Izi ni inigi zacu. Izi ngizi ni inigi zacu. Amasaka rero ni irage. Ariko uze kumbwira niba ari byo gukoraho bitemewe. Oya. Ibintu byacu ntago urebye. Dufite umuco rega. Iki ni igisheshe. Iki ni igisheshe. Cyamaye. Ni amase. Ibi ni bya bindi bacanaga bagashyiramo. Turaza gukora igikoni cyiza ku buryo utekesha izi ni inkwi. Ariko mu bundi buryo harimo akatsi ka murandarando, wakarandukana twarandukana. Harimo akotsi kwitabaza. Naryo ni irage. Irindi rage rero dufite ndahindurwa ni iry'ubuhigi. Ubuhigi nawo dufite umuhango wo kuzakoma impuzu. Dufite umuhango wo gukoma impuzu, ukongera twambara ya myenda yacu, noneho tukiraba ingwa tukavuga amahigi. Izi ni inzogera, akaba amayugi, ariko hari iyugi ryo guhiga, hari n'iryo kuba tuzaba tuhamiriza tuyaba. Bya bindi simba numva abantu bahamiriza bambaye. Ntabwo ari bya bindi rwose. Ubwo byose ni iby'Irwanda. Ni iby'Irwanda. Kandi ni irage. Ni irage ndahindurwa. Kandi ni irage kamerano. Ni ukuvuga ngo rero turacyakomeje uko abakurambere babaga. Iri ni ikondera. Ariko tukajya n'irindi ry'ihembe. Ntabwo turabitangura neza. Ihembe si irya nyiraryo. Oya. Ntabwo ari ryo. Nanjye nakora. Ntawe uriziririzwa, ibi ni iby'aba bene ryo. Ni iby'Abanyarwanda. Aya niyo makondera yacu tuzakoresha. Aya niyo makondera tuzakoresha mu matorero yacu. Tuboneyeho ko n'Abanyarwanda bose bagomba kubahiriza izi nzego z'isibo, tugakora nk'itorero kuko dufite ibintu. Hanyuma se ko banyeretse ibi nabyo barabivugisha. Niryo ni ikondera ry'umugano. None iyi nayo ni iningiri. Wavugire nkumva se. Iyi ni iningiri. Hano wavugire nkumva. Ikondera. Nabyo bisaba imyuka yindi. Ariko namwe kuri rwa Mutara birashoboka yuko uriya Mutara nawe ni umurage. Ibi niyo yanga mu gitaramo nyarwanda. Yabavuze ari arindwi. Uru ni urukuta. Noneho barunyeretse hano. Ye kukunyereka. Iyi ni iningiri. Nayo iravuga. Kugira Imana avuga n'umuziki. Nanjye nkavuga se. Numva bivuga neza. Mama twitanguza ubonetse wese. Ni umurage w'abakurambere. Dushaka kubikora mu ngeri zose. Kuko uri umuziki nawo ni ubuzima. Ubwo nabwo ni ubuzima. Hano habaho amanota. Bafata hehe babatangira bate? Ni ukuvuga ngo amanota ni hano. None kano kugira Imana. Noneho duturuka ibizungu ntimugire ngo kwegeza hano, kugeza hano.
noneho amajwi arava muri izi ntoki zawe ariko noneho ukumva umurya wawuvanye ukumva umurya wawuvanye izi ntoki ni ebyiri icyo ushaka bakunze ba mwamwitiwe murabona ko ibintu ntabwo biba byoroshye tuba twageze mu ruhango twagiye ruhango rwa Nangigaya namuye ku mazi ya Samba y'isoko ya Samba murabona ko ni Rwamutara ho kabyara murabibona ko yuko twasuye umusaza tuye tuganira n'abasaza tumenye n'abasaza muri gahunda zo ku isoko kuko ku isoko ni ku isonga ni umurage murabibona ko yuko ntabwo byoroshye kandi ubuhanzi nakagaruka umurage nabo umurage nta gishyashya byose ni iby'abantu hanyuma ubwo twagiye no ku gaseke buryo wampaye burya gaseke amahoro nabo inaha ni gaseke gaseke amahoro nabo tubifite mu ngeri zose twanagakoze mu ntango kandi twakoze nk'intango nako ni agaseke kandi agaseke iki amahoro ni mu buryo bw'umubano mu bantu bwo kuzana ubwuzu bwo kugira ubuntu mu bantu niho umurage wacu nta kindi kintu usobanura noneho rero ubwo turacyari hose mwirage ndahindurwa none se n'undi murage wa sera nyakugira imana ahangaha turatambutse ahangaha ni iterambere ryari riza mu rumuri ubwo bivuga ngo bibabikoreshaga gute mu kumurika nyakugira imana nkoze ikibazo hari itadoho naryo iri ni itadoho bakunzi ba Mwami TV abantu bavukiye ahantu hari amatara dore n'itara bacanaga kera murabona ko hano bakwitaho umwambi bakatsa ukabibona umuco ugenda ukura turaje dushyiremo n'itara ubone ubu abantu batazi itara ry'akatadowa itara ry'akatadowa nyakugira imana mukunzi wacu mukomeze murebe televiziyo yacu twabagereyeyo turabaha ibintu byinshi bitandukanye ubwo uko navuye i Bugande aha ngo uko navuye i Bugande iki ni igikoresho nacyo cya kera n'urumuri nyakugira imana kandi tugira intwari intwararumuri urumuri nturukazi urabona uru ni urumuri rwifashishwaga kugira ngo rumurike kera abantu bataramye bakagira imana uko bigenda biza byose ibi tubikesha Ruganzu rugarura inzu mu Rwanda ibi ngibi uko ubibona byose nushaka ugene mu nsinga ubwo n'umwami mu nsinga utaha tuzagaruka hano noneho turireho n'ubugari oya nirage byose nirage imbehe turazifite n'imbehe nyinshi turazifite zishoboka nyakugira imana hari iz'ibigeni mukunzi wacu niba utazi ibikoresho bya kinyarwanda ibi ni ibikoresho twageze ku gicumbi cy'umuco ariko igicumbi cy'umuco hari n'imbehe y'ibigeni izi ni iz'ibigeni hanyuma izi ni imbehe z'ibigeni nazo ni iz'imbehe ubwo hano ubwo bishatse kuvuga ngo hano haba hariho uburisho hano hariho imboga nyakugira imana niba utazi ibikoresho utarishinye ntiwakora se ubuzikora biba kuri channel yacu twakugereyeyo mwishime munezero nirage rero ryose ry'abaturage no ariko izi ni indosho abatazizi ngo ni imidafu ariko ni indosho iyi ni indosho utetse ugahereza umwana wawe ukabanza ukarumva ko ukomeze mu ryoherwe dufite n'inkono z'itabi uyu ni umuco ntabwo uri mu mpeke udatekera ntatekereza urabona abatindirire bagatekera bakunzi bacu urabona udatekera ntatekereza ahangaha ni irage ry'umuco
ubwo dufite n'ingorore, dufite n'izindi nkono z'itabi. ahajya kugira imana muraza kumpa ntange nzajye ntekerera kugira ngo ntekereze. Ni iby'abanyarwanda, yacu twese. Dufite n'indi nkono rero ijyanye n'irage ariko ntabwo irangurwa, zose urabona ko zitarangurwa. Umuhango wo kunywa itabi byo ntabwo gikurikizwa cyane, ariko n'umuco byaranze abakuru. Iyi ni inkono yo igaragaza kunywana itabi isuku mu buryo bwo kurinywa riyunguruye. Hano ushyiramo amazi, hano ugashyiraho itabi, hano ugashyiraho utubuye n'igishirira, ukaripfundikira neza, noneho rigahumekera aha n'aha hose. Noneho umuheha ukawushyira hano, wa mwotsi ugaca hehe? Ugaca hano, ahangaha mu mazi uyunguruye n'aya mazi. Urabona abakunzi bacu, murabona iki ni igikoresho cya kera bakoreshaga banywa itabi, ariko gitunganyije neza ku buryo kitagira umwotsi, kigira umuntu ugira gute cyangiza. Urabona ahangaha baragiraga bagasukamo amazi, hanyuma barangiza bagatekera neza bakajya kururanya kugira imana rigahumekera amahanga. Hano naho bashyiraga umunwa, ariko nuko ubwo niba badukunze komeza ukurikire natwe urangize video yacu kugira imana. Dufite n'undi muhango mukuru ujyanye n'ibwami wo gutekereza kugarura uruhimbi. Dufite gahunda mu minsi izaza, nka Mini TV tuzayitumira rwo gucunda, tugacunda. Ibi ni ibikoresho turi gukora ibi. Uzajya ukenera amavuta mu rwabya, aka ni akabya. Bakunzi bacu, aha ni akabya kakandi bajyaga bashyiramo amata, bashyiragamo amata cyangwa bashyiragamo amavuta. Ibi kandi bigiye birutanwa bitewe n'ubushobozi umuntu afite. Murabibona rwose. Uru ni urwabya bashyiragamo amavuta bakarunga ikirunge. Niba utaragiriye ikirunge